icyubahiro. Murakoze. Twabuze umubyeyi witwa Ntawuryoga Rasheli ndetse n'umwana we witwa Sara. Mu nzu bari batuyemo bari umuryango w'abantu 4 ariko twagize amahirwe yo kurokoramo abana 2. Igikorwa cy'umuganda hanyuma nyuma saa sita bafite ibindi bari bukore ariko ejo haraza abandi none tugahurira mu Kinigi. Mu Kinigi hari igitaramo gishyushye abahanzi n'abaturage b'Imirenge yose Nyange, Kinigi, Musanze, abazashobora n'abazava Kimonyi, namwe muzizindure muze dutarama ari ku kibuga cyo mu Kinigi. Mwumvishe igikorwa icyo kigamije gushimira ibyagezweho ariko bigezweho tubikuye ku miyoborere myiza yande Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. N'aya matsinda muze turwubake inkotanyi n'ubuzima. Uyu muhate mufitaho mukomora utoza w'ikirenga. Uyu muhate yarawugize muri gahunda zose zo kubohora igihugu no kucyubaka. Mufite rero aho muvoma, tubashimire muri kuvoma ku isoko nziza. Namwe rero reka abo twasanze banize ibiganza tubashimire. Murakoze. Icyo twabigiraho nk'urubyiruko abahungu n'abakobwa no kugira ngo n'abana banyu ziriya mbaraga buriya bwitangiye n'ubukorerabushake bafite ibakora nta mushahara. Utaza kubyumva nta mushahara. N'ubwitange kugira ngo n'abana banyu bari hano bakure bazi ko urubyiruko nirwo rugomba kubaka igihugu. Kandi urubyiruko ruba ruri no mu murongo wo gushima. Urubyiruko rushima igihugu cyiza kimaze guhabwa umurongo barerewemo bakuriramo, igihugu gifite umurongo mwiza wa politiki. Ababishima n'abayobozi mu byiciro bitandukanye b'abasangwa, haba mu buyobozi bwite bw'akarere, ubuyobozi bw'umurenge, ubuyobozi bw'akagari kugera ku midugudu n'amasibo. Ariko hakaba n'abandi mu nzego zitandukanye z'umuryango RPF Inkotanyi baje muri uwo mwambaro w'inshingano bafitemo. Abo bose rero ndabashimiye. Reka twe kubatinza no kubereka ko twifatanyije namwe nk'uko byago byahereye twabanye namwe, ariko no mu rugendo rwo kubaka n'ibindi bikenewe kugira ngo abagiye bacumbika, abafite amazu yagiye burundu, urugendo tuzarufatanyamo ubuyobozi ariko n'amaboko yanyu twese dushyize hamwe bitugaragariza ko bishoboka. Reka uyu munsi igikorwa cy'umunsi cy'umuganda tugisoreze hano, twongera kubatumira abazabishobora ejo bafite uburyo bagenda muzaze mwifatanye natwe muri iyo gahunda yo gutarama dushima ibikorwa by'ingenzi. Ntitwavuga ngo tubirondora ariko hari byinshi twagejejweho n'imiyoborere myiza ya Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Reka rero uyu munsi akazuba karageze dusoreze hano, ubundi nakagaruka. Nk'imyaka yacu wenda nidutandukanyeho gatoya, kuko itsinda rya Inkotanyi n'ubuzima n'ubundi turasangamo babandi bagize uruhare mu kubohora igihugu, kukirwanirira. Bamwe bari abanyapolitike, abandi bafite imbunda barasa. Kugeza kuri uyu munsi rero twaragutse, yabaye amatsinda 2 naho hajyamo n'urubyiruko. Twahujwe n'intambara yo ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma dusanga tugomba no gushyigikira perezida wacu dukunda His Excellency Paul Kagame
kugira ngo ibyo yemereye abaturage bikorwe, ibitaragerwaho tubigiremo uruhare, ibyagezweho tubyishimire. ariyo mpamvu ejo turi mu Kinigi. Muratwishimiye? Gahunda rero yo kubasura yaje kubera ibiza byabayeho. Twabonye ko ku itariki 14 tugomba kuza kwishimira ibyiza twagezeho kubera imiyoborere myiza ya His Excellency Paul Kagame, ariko dusanga tudakwiye kuza kubyina muri aka karere ngo tugire ubundi butumwa dutambutsa. Hari abantu bagifite intimba ku mutima tutifatanyije nabo. Ariyo mpamvu twahisemo uyu munsi kuza gukorana namwe umuganda. Murabona ko twaje rwose, sinzi niba mwaduha amanota, ariko icyondo natwe cyatugiyeho. Inzu twayihomye, icyondo twagicuse, twanashyizeho morali, byose bihuriza hamwe kugira ngo twongere kugira ibyishimo nyuma y'ibibazo twagize. Rero ntabwo twapfuye kuza gusa n'ubwo mwabonye dukora umuganda. Hari n'inkunga irimo kwegeranwa kugira ngo ize gufasha nanone ba bantu bahuye n'iyo nsanganya mu biza. Ibyabaye turabizi, ntabwo ngiye kubisubiramo. Inkunga twakabaye tuyizana nk'ubu ngubu tukavuga ngo inkunga twegeranyije ngiyi, ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda hari umurongo yashyizeho. Muzi ko iyo habaye ikibazo nk'iki hari abantu bashaka guhita basabirira mu nduru bakajyana inkunga itagomba kujya, abandi bakabikoreramo ubusambo. Niyo mpamvu leta yacu ihora iri maso kugira ngo ko ikijya ku muturage kigomba kumugeraho. Muri urwo rwego rero inkunga irimo gukusanywa igikomeje no kwiyongera, turanyuza mu murongo n'ubundi leta yashyizeho binyuzwe muri minima, ariko tuzagaragaza aho dushaka gutera inkunga ize hano muri Musanze. Ubwo ni muri uyu murenge birumvikana. Inkunga yacu rero nimara kugerayo, nyakubahwa meya azabimenya, azabamenyesha ngo dore ya nkunga yahageze, kandi dukoze ibi ngibi. Mwibuke rwa rubyiruko rwa Jembe. Numvaga iryo jambo nkwiye kurivuga, kuko iyo uhagarariye abantu hari icyo barimo gukora ukagenda utakivuze ntabwo ari byiza.
abaturage bacu badutumye muze tubasuhuze mwiriweho twebwe bayobozi mwiriweho natwe abayoborwa mwiriweho mutuyoboye neza nk'ababyeyi mwe mutuyoboye neza nk'ababyeyi mwe mukwiye kagame paul n'umubyeyi nawe kwiyishimye mutuyoboye neza nk'ababyeyi mwe mukwiye muvuge twese kwiyishimye mutuyoboye neza nk'ababyeyi mwe mukwiye tumushime n'umubyeyi nawe kwiyishimye mutuyoboye neza nk'ababyeyi mwe mukwiye impundu ni zanyu bayobozi mutuyobora impundu ni zanyu bayobozi mutuyobora ubutwari n'ubuhanga mutuyoborana tuzafatanya kagame wacu turamwemera mubivuge neza turamwemera mubivuge mwese turamwemera atuyobora neza turamwemera ubutwari n'ubuhanga tuyoborana tuzafatanya impundu ni zanyu bayobozi mutuyobora impundu ni zanyu bayobozi mutuyobora ubutwari n'ubuhanga mutuyoborana tuzafatanya turamwemera 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 tuyoborana tuzafatanya impundu ni zanyu bayobozi mutuyobora impundu ni zanyu bayobozi mutuyobora Iyo ni Musanze Nyanga Kigoma za Musanze Turiyo tuzafatanya bashyizeho indirimbo isoza ubwo twagiye harimo n'uburyo buri mwaka